ikindi kintu Eric yaransabye ngenda mwima uretse Ben ayo marira rero nayingona Ben ndashaka kugira ngo udushyirireho umucyo. Dushyirireho umucyo bimeze bite aya masaha bagutumuye nkuko biri kuvugwa. Ese nibyo ubu turi kuvugana na gutumwa na Semuhungu impamvu nyamukuru yatumye itandukana na sobuja cyangwa partner wawe ni iyihe ntabwo tuzi icyo aricyo. Ariko ntabwo bivuze neza ko byavuzwe. Ngaho bisubiremo. Kambisubiremo njye nzi gusubiramo inkuru. Umva nkubwire Benda ntabwo yarahari yararyamye nkuko abivuze. Hanyuma rero ndakumva. Twabashije Semuhungu turamubwira ati nyine atubwira impamvu mwatandukanye nyine ikindi bikajya no hanze ariko ngewe ndaza ndamubwira ngewe ibyo byo kuvuga ngo ko ariko yasobanuriye ndukubwira ukuntu inkuru yagenze. Yari kuvuga yuko nyine ari we wabaheshaga akazi ndavuga ariko mwaje Benda ari umusitari akora The Rush yarazwi ahubwo ngewe nari nzi ko ari we wabajyanye mu kazi ntabwo nyine nari narasobanukirwa ko ari bo baje kwidiringira hari na Kaspi nawe ari we wakujyanye hariya ariko ni wowe abantu bose bari bazi ko regumisha yari yawe. Hanyuma rero atubwira ko impamvu butabasha kumvikana nuko ko umugore wawe Shakira ari we ngo umujyanama wawe ukujya mu matwi uri kumva nyine akababwira ko bidashoboka ugomba gukora amafaranga. Ikindi bavuga ko akantu k'agashyari kubera ko warabandikiye babwira ngo Eric ufite imodoka ngo na Kaspi mufite imodoka ngo njye nta modoka afite kandi ndashaka kugura imodoka nyine ko harimo akantu k'agashyari. Ntabwo ngo mwatandukanye kubera Eric mwatandukanye na Shakira kubera ko watanaga abagore indaya n'umugore wawe agatahana abagabo mwese mugatahana abagabo buri wese akaba indaya ku giti cyiwe mutatandukanye kubera ikibazo cy'uko bavuga ngo ni Eric watandukanye nuko babivuze reka kumyotenza n'umururumba w'amafaranga nari mwibagiwe. Sawa arindiriye ko mumbaza y'ibyo ngibyo bavuze. Yego uretse gato nyine tukubaza iki nyuma y'ibyo tukubwiye ikibazo ni ikihe ibyo nibyo byavuze no turibaza ikibazo ni ikihe. Ejo bundi washinze ikibazo cya mbere gihari Brian arabizi ko nkorera The Rush Eric yaje avuye hariya aje kuri The Rush. Yego izina Traffic ninjye waryise iriya groupe batubwiye ngo ni Kaspi ngo warizanye oya banduceceke nkubwire. Yego izina Traffic ninjye wayise none narababonye ko tumaze iminsi tugenda dukorana ahantu ndababwira reka tube team byaba byiza kurushaho. Eric siwe yasina nubwo yari umuyobozi. Ubu ngiye bajya kumemba bamemba gukwanjye bagahemba Kaspi kwe niba bo barafataga amafaranga yabo bakakira hamwe kuri phone ya Eric na Kaspi simbizi. Hanyuma ikintu twapfuye si no kugipfa narababwiye bashaka kunkura The Rush niho hantu hanzamuye niho hangize uworewe kandi ntabwo nta kibazo mfitanye na boss wawe urumva. Kuba rero nta kibazo mfitanye na boss ntabwo ushobora kumvana ahantu ngo mave for no reason. Rero ndababwira ba Eric ntabwo ngiye nagenda kuko bari Kaspi yarakoraga baramukura na Eric arakora baramukura ngiye nsigara kuri rendimisha. Hanyuma ikintu cyabaye nge nanze ko ndababwira sinajya. Hanyuma none ikindi ngiye sinjya ngira ishyari hanyuma se niba bavuze ngo ngira ishyari ngo nashaka kugurira imodoka muri umuntu ajya nafite imodoka kubyo ngibyo batabigwara uhari namugiriye ishyari ntabwo nafite imodoka sinyigenda ngo namugiriye ishyari rihe ryiki. Ibindi tunabireke ngira ngo ndibavuga ibintu byinshi kubera ko ahubwo Eric bona Kaspi nta n'imbabazi mbasaba. Cyo ni cyambere cyane rwose urumva kuko kubasaba imbabazi abo bantu bagiye n'ubundi banyereka ibintu byinshi bakanyereka ko nyine bamfata nka mumuna wabo natabasha kuvuga muri iriya group. Igitekerezo cyanjye batacyumva ngo ngomba kugendera ku bitekerezo byabo. Icyo kintu cyo nanze cyambere. Yego ndavuga rero niba mutabasha kunyumva ngo ariko ngo banza wumve najya no kuvuga nkabona Kaspi azamuye
amagambo menshi. None Eric iyo Kaspa ari kuvuga Eric aba yacecetse kandi none kira Eric agirira uburyarya iyo arize ntago aba ari kuvugisha ukuri. Uri kunyumva? Yandize imbere kenshi mu maso akarira amarira akaza agashuka. Njyewe ngiye kwikorana kandi ibintu byanjye ndabizi ko nzabigeraho. Iyo traffic itaraza wa mbere wanjye yarashyaga. Sibyo? Niba rero naragerageje gukwishyira hamwe nkabona ntago bari bari kubishaka. Ikindi kintu Eric yaransabye ngenda mwima. uretse Ben Ayo marira rero nayingona. yagusabye iki? Yansabye arabizi. Eric ngwino. hano harahiye Eric, mushyiramo cya muze kumpemba Eric vayo. Dore banze nsubize ibyo bintu byose mbirangize. Yego. reka benda avuge reka benda avuge None numvishije ngo yanyirukana icyongereza. Mu kazi dukora niye hantu bakoresha icyongereza buriya. ntaho Yunyumvira. Ibyo tubireke. Baravuze ngo Shakira njya mu matwi. Shakira niba koko anja mu matwi ahantu hose twabaga dukora yabaga hari. Nanjye nk'umuntu udukunda ntago najya gukora ikintu nabanje kumubaza. Kandi nibyo mbuza hari ibyo mba mbona biri ngombwa ko nanjye ngomba kutabikora. Nubundi ikintu yararambuje ko nazagisubira no kuri live. No mu ma interview. Kwa ko ngiye imisubize yanjye ntago ari fresh. Ntago ndamenya ibintu byo gusubiza nyine imbere ya kamera. Ibyo ngibyo tubireke. Ikintu nakisabira Eric na Kaspi bakomereza aho ngaho. Nawe ubu nibyo kugira umururumba w'amafaranga ndawugira icyo nzi cyo nta muntu urusha umururumba Eric gukunda amafaranga. nanjye nta muntu ndusha umururumba Wo w'amafaranga gukunda yego rero niba ndugira umururumba w'amafaranga ahubwo nagize n'Imana umutima wo kugira umururumba. Kuko hari abatawugira. Ibindi rero mane ntago ngiye nari kureka akazi kanje ko kuwa mbere ngo nindangiza ngo ngiye nyine ahandi hantu kandi aho bamimba neza. Ibyo narabyanze pe. Avugisha ukuri byo sinabihakana nanze ako kazi nibigeze banambwira ngo baransezereye tufite groupe nibigeze bambwira ngo baransezereye. Nagiye kubona mbona ngo bapostinze ngo banyirukanye. Nta n'ikintu bigeze bambwira. kubera iki budi byitwa ko kwirukana kandi nawe ufite izina ryawe wakora ibintu byawe n'unda Nanjye rero none njye kintu ngo yanyirukanye kubera ko nzi ukuri nasetse ngo ancurana. None ndibaza niba se koko twari groupe ko batigeze bavuga buriya urumva banyegere niturangiza babone ko nasubiye kunarabwe mwane mwebwe mufite ibintu mwageze wo Kaspi ari ikintu agezeho naye kari ikintu nagezeho ntabwo najye kwihumura ku umukire wangiri ikizere tugakorana ninaze ngo mwihumure wo mubwire ko nazongera gukora aho hantu kubera ko abo bandi batakoze mumbabarire mu nyumve mumbabarire mu nyumve iyo voice note irari mumbabarire mu nyumve. Hanyuma ndababwira murakuze man niba koko mwishimiye iterambere ryanjye mureke nikomereze rikorera umunsi wo kuwa mbere mundeke nkomeze mu umunsi wo kuwa mbere. Urumva? Nono barangije ndababwira ngo mureke niba tushaka ko mureka ndeke irindimesha mushaka kandi kabari tuyumire muri irindimesha narinze kurindira nyine ngo nsezera abandi bantu. Urumva? byaba ari nabyo byiza niko ndababwiye ngo reka duhindure rendimesha tuyireba kabari tuyimuriramo tugashake ariko nanjye mbe mfasha abo bantu kwa mbere babe bagihari. Kandi ntabwo ari bwo bwa mbere nari nkoze rendimesha badahari kuko urumva byarabaye kanuza umuboss araza arambwira ngo ahereza amafaranga Eric menshi kandi ngo atayinjiza ngo Eric ngo naga gikora akazi nkuko ngo babivuganye. Uwo muboss ngo ashaka kuduteza mwake bibwire Eric nta kibazo. Nanone ngakeka ko aba bantu nanone bundi hari ikintu Imana hari n'ibintu Imana igukuramo ukabona ko byari ngombwa. Urumva?
mu gihe nanze kubabwira noneho najya kubivuga bakambwira ngo oya ngo mubwire ko utazasubirayo gukora kuwa mbere. Ndi kubabwira ngo dushaka hano tuyimurira, Kaspa akabavuze aravuga kandi akavuga cyane koko. Eric rero akabavugiye bagahitiza ijambo ryanjye barishyiraye hasi. Ndavuga ni kurwanira byinshi ukabona no duke wari ufite. Reka ngumanire ndimisha yanjye ubundi mwebwe ubwo ngubwo niba mutanyumvishije nka murumuna wanyu koko niba ndi murumuna wanyu mukaba mutabashije kunyumva kuba narababwiye ngo bafite amamodoka iryo jambo abantu narikuye bafite imodoka nyine na Kaspi afite imodoka nereka afite imodoka nabibabwiye ko impamvu nabivuze nanjye mu iterambere mbishaka natareka ku kazi kanje ko kuwa mbere utwo dufaranga natwo ndukeneye ngo ndubike naye ngize ibyo nziteza imbere. Ntabwo nigeze kandi amafaranga uramukirama ni amafaranga nanjye ubwanjye mba yabanyuzwe n'umutima wanjye. Rero impamvu nabivuze nabwo nari maze no gukorera provisoire mvuga ndayibonye nzagura imodoka mu kwa mbere hanyuma ubwo muzanyerekana mwe mwaziguze nitujya no kwigura. Ibyo nari maze n'iminsi mbivuga mbibabwira. Ntabwo nigeze magirira ishyari ngo nuko mfite ngo bagize nge nabagura urugero rwo kubabwira ukuntu nyine bandeka nanjye mani nkashaka udufaranga nkatwegeranya nyine nanjye ngatera imbere. Eric niyagira ikintu ambwira, Kaspi niyagira ikintu ambwira, ngiye kubona mbona ibinyamakuru bitangiye kwandika ngo bansezereye. Ndavuga ariko se bagusezerera mu gihe ibyo bintu bye kandi byo nshaka no manyimara kubibona ko babikoze nahise menya ko atari bakuru banjye ahubwo ari barumuna banjye kuko mbarusha ubwenge. Niba koko umuntu batamwicaza ngo bamubwire ikintu sibyo ibyo bintu mu byumve mu imbabare mu nyumve bamubwire uti tugiye kugukuramo uratunaniye bagahita birukanira kwitangazamakuru bakavuga ko Benda bamwirukanye. Ibyo bintu biba kontra mwasinyanye na kontra twasinyanye. Ikintu nababwira nibakomeze traffic nkuko bajoninze abakunzi banje bari hano sindekeye gukora ngiye gukomeza nkore nuni nkuko byari bisanzwe nawe ubundi ukuru nuko garuka ku kantu ko kumwima wamwimye iki umva Godfather ibyo bintu nayo ngiye kubivuga navuga menshi shiraho umucyo nge nanga ukuntu mu buzima bwawe ubaza ubusa yego man ubwo se ari kumbaza ibyo navuze singahagije n'izindi kwiba abantu umubiri wo mu gice cyo hepfo ngo iki ibyo nge ndi gutekereza yaba yaramusabye bidasanzwe kuko yamusabye kuki uri nawe bitekereza ariko wo mu gice cyo hepfo hagati y'ahantu ipantaro Benda fata umwanya yakwimye akazi wamwimye amayinite wamwimye iki turi kumwe fata ijambo Egemera kuza kunusuranusura dushira umucyo hanze ibingibi nibyo bigenda bikaba amatiku abakagenda bongorera muri abavandimwe iterambere rirakenewe. Hari ibyo Eric yavuze numva nibyo niba avuga ko aho wakoraga bagwembaga 100,000 kandi abandi babahemba miliyoni akumva urimo abagamo ngiriye bikugiye aha ngiye Eric numva ibyo bintu niba ari business ukajya kuri low standard ndashaka kugira ngo ubishireho umucyo hanyuma wamwimye iki ibyo wamwimye bihuriye n'akazi amafaranga ndayanze niba kuko abandi bahembwa miliyoni ubu nagiye gukorera ayo mafaranga 100,000 ese ako kabari kabahemba miliyoni nakaye Eric bamuhemba miliyoni ni Maruno ni Muyango na Muyango wabibanjemo ndakeka miliyoni sinjya kujya kuvuga ibintu byinshi. Akabari kinjiza miliyoni gahemba abantu miliyoni 3 kwijoro rimwe ku kabari nakaye twagiye Kaspi munzamurire DJ Kaspi ibintu Benda vuze urabyumvisha ape ngo iki je nago nari mari mushobotse umuceri nkwe urambwira ko utaruhare yewe narayobewe Briane mukiremo mu ncamake ibyo buri ntuzavuze kumva biratangaje mfashe okay okay reka nsubiremo ndasubiramo reka nsubiremo ndahari ndasubiramo Benda arasobanuye umwasheri wanjye ako se mana thank you mba Benda mwebwe nta kibazo afitanye no kuri The Rush
sibyo kuba yarababwiye ngo ibyuko mufite amamodoka kandi koko nibyo pe kuba yababwira ati namwe mufite imodoka nanjye mfite na Eric afite imodoka nanjye nyine ndashaka gutera imbere ndashaka gukorera provisor ngakorera permis nanjye nkagura n'imodoka ibyo nabyo ni ibitekerezo byiza ikindi yimye Eric yagiye amusaba kenshi akamwima cyamaye nka data ibyo nabyo buretse wenda byitazi kasireka ubundi bajya bavuga ngo umwe niba sinzi umugani bajya bacane bari ngumwe nga yigiza nkana ngo abagira ari babiri ngo umwe abayigiza nkana ibintu ntazi ibintu nk'ibyo uri kumva avuga yuko Eric ati njyewe Eric yansabye kenshi ndamwima pe ati ikindi ati njyewe nabasa ati ntabwo bya kenshi aravuze ngo yaransabye ndamwima ibyo bya kenshi kubikora wese ko kabizi waretse mane uba mubwire nta muntu ujya usaba undi rimwe habaho gutangira kugira ngo urebe wagwani hakabaho kongera gusubira kugira ngo urebe wagwani gatatu y'umuntu amaje gusaba undi gatatu akamwima nibwo abona yuko uwo muntu atazapfana namuhaye nuko Benda avuga yuko ibyo nta byishyari kubera ko n'ubundi murakorana kandi mumufata nka murumuna wabo kandi koko ni murumuna wanyu uri kumva ariko ibyuko atari umuntu ntimwemeraga ko avuga ko atanga igitekerezo yego ntago mwemeraga ko atanga igitekerezo nyine Kaspi ukavugira hejuru na Semuhungu urabizi ukuntu nawe aba arimo araturagurika noneho uriya nawe ngo bikamumerera nk'injugu mbega agacanganyikirwa akabura ukuntu yavuga ijambo na rimwe ibyo akicecekera uri kumva ibyo uko mushaka akazi yego wenda pe muragashaka ariko kuba nta kibazo afitanye n'umuntu watumye amenyekana ubwo yavugaga The Rush ati njye nibo batumye menyekana nta mpamvu rero kujya kubihenuraho ngo kubera yuko ngo njye na runaka ngo n'abandi bataje ahubwo wenda twango ikindi kandi yarababwiye ati niba mudashaka nsubira The Rush reka dushake ahandi hantu ariko iguma ari rendimesha abantu banjye ba rendimesha bakipinge mbagumane nyine nti simba buri mwebwe namwe mugashaka kumupushinga akagume akatirana ni uriya Monica ngo mama ni ibyo ngibyo yego urumva ko ni ibyo ngibyo ariko reka rero mbabwire bana we uyu ninde bahaye amva kabanyiri ari kakunda n'umurwanda Benda ibintu ego kutongeye ko ari wazanye traffic niwe wazanye traffic ni nawe wayishinze niwe data we nari byibagiwe ceceka niwe wazanye izina rya traffic ati uko mwari mumaje kuzaza mukorana nyine niwe warizanye iryo zina ngo nitwe traffic igege niba ari traffic igege niba ari traffic jam ni nawe wayishinze ariko nabyo byongera oya nawe ibyo byo gushinga yavuze ko ariwe wazanye izina kugira ngo bihuze igitekerezo cyari mbabwire iri zina rijya kubaho nta nubwo ryafashe n'amasegonda nabivuze nikinira iri zina ni njye waryise ndababwira mureke tuyite traffic ntawambwiye ngo hoya yose mwe bose bahise babyikiriza ibyo gusabana ngo no guhana byo ibyo ni ibintu bibera mu muhezo w'abantu ntabwo nabimenya ariko Benda ubwo baza ukuri gusa ukuri ubwo se mushatse kuvuga iki cyangwa wenda babikozemo gake bro njye ntabwo njye nahise njye ndi umusangira ese ko woroheje uje gutema ngo uri kuvuga mu kanya mane rega nari njyanye bro nari njyanye ndaraje uri kwire umva Kaspi bro nose mushaka nkiri umucyo wagana hehe ku kihe kintu none se ibyo ari kuvuga mu kanya uvuze ngo Benda ni uzi ukuri kandi mu kanya wari kutubwira ko Benda adashobotse ngiye ariko si muri amija ibyo guteretana byo ntabwo nabimenya ibyo guteretana nta kintu nabimenya uretse gato ibyo wavuze byose ko abivuguruje nihe fact igaragara ko ibyo yavuze bitari ukumuharabika ngo yarahari ibyo wamuvuzeho byose uretse gato Benda ntabwo namuharabitse ntabwo mbivuze kumuharabika ibyo wavuze araje arabimonyomoza sibyo mwabimubwiye namwe se Sebutimiri bwa shyamba Buriyane nicyo amaze aha ngaho none utekereza ko Buriyane ageze ku bihumbi 10 abandi bari kuri 2 se atari umunwa we yabisobanuye ibyo wavuze byose yabiviye inyuma bibwira Benda arabyigarama nawe atanga verisiyo ye none nyuma yuko Benda yihakanye ibintu bya kuba gatanga na fact ibyo Benda avuze nawe barabikubwiye urongeraho iki ibyo Benda avuze icyo kuvuga ngo kuba baramuterese byo ntabwo byo ndi bubivugeho ntabyo nzi
no ndabona ko bari kuvuga ngo icyo rwose cyo ntimujye kukimbaza ntacyo nzi byagatatu tubireke nako se ntarwo yatubwiye icyo yasabye ko wamugana ariko ibyo guceceka ko abantu babiri baganira ntabwo kazi ibyo ngo se yabiza ateka ibyo bizwi nabo babiri ibyo ngibyo byo bindi byo kuvuga ngo bari kwamamaza byo kuvuga ngo komeza ibyo kuvuga bindi ngo Benda ngo yashinze Traffic byo ntago ari byo ibindi byo kuvuga ngo ntago yashwana na The Rush ngo kubera ko ngo ariyo yamuzamuye Benda ari hano ubwe yashatse kuvayo ndamubwira wowe yagumayo namujyanye yabyanga agiye kuvayo ngo kubera ngo bamucurangiraga nabi ndamubwira Benda ufite inshingano nyinshi niko nanabisubiyemo weho guma mu kazi ukorera amafaranga icyo kintu nagihakana ibyo naba ndavuze byose mumenye ko atari Benda fungura Mike brother turavanga dushyizeho umucyo Benda agenda akore atera imbere Rika atera imbere ugenda utera imbere umucyo utahe mu banyarwanda twakomeje Benda icyo kivugaho iki umubwire Kaspi ndabanza mushimire kuko ni wanjyanye The Rush urumva hanyuma kuko niba kuko avuze ko mfite inshingano ntari kureka The Rush kubera iki se bwo nayiretse ejo bundi nagiye gukorera bagahita bambana niba kuko mfite inshingano yego ugifite ijambo aho ngaho Benda biravugwa ko wowe utahana abagore Shakira nawe agatahana abagabo urakoze cyane mu yandi magambo ntabwo uri indaya isanzwe uri indaya y'umwuga ibi bintu bishyireho umucyo mu byo mwapfira nta mukobwa nigeze nahana urumva nta mukobwa nigeze nahana ahubwo ibintu twapfuye njye na Shakira ni ibintu biri private Neboya ni ibyanyu kabisa ni ibyacu ntabwo ndi bujye kubivuga ahangaha kubera ko ahubwo ikintu nangira live bituma mvugisha ukuri kwinshi cyane niyo mpamvu nanga live ntabwo ugomba kwanga bro reka nkubwire niba uri mu iterambere ukuri kuba gukenewe kugira ngo ugaragaze version mutekereza ko guceceka kwanya ari byo byiza mujye mureka nyine mbona mbuze navuga ibyinshi cyane n'ibyagiye biba mu ibanga urumva rero none turi gukora iki ariko Benda niba oya ngewe icyo ndi kuvuga ndi gushyiramo umucyo okay ese ubundi gutana abakobwa ni icyaha gutana abagabo ni icyaha ku buryo umuntu byagomba kubizira yabizira none se bidahura se ndetse bihuriye he na Traffic ariko se waretse ko nakugize umuvugizi wa Benda ko hari wowe waretse akivugira bihuriye no kwereke bamushijaga ko batandukanye umva mu mijambo kuko umuntu atanya kurya Brian uritanye Brian ndagukunda ariko nutanya guhamba igihande kimwe tuzasuna duswerana ndiri kuvuga nangu bizi how many time nasacha umunyamakuru ngo nabatandukanye nanjye kwibuka tayuka ukikijya maga dakiyamye ambre dakiyamye niba ushaka none se how many time nasacha umunyamakuru akora njye batandukanye watevuga turande rumwe mugore we okay niki na Brian oya nusakurakanye none se jewe na mugore ko batandukanye kubera navuze ko batigeze batandukana kubera Shakira oya ndakwiyamye atagira uzosetsa kandi wari kuvuga ko ngo nawe bibera Traffic kandi baranyambitse urubwa muri abo mugaseka mugaya muceceke Sheri wirakara ego mushutwe turaseka umva munani jambo ni murima kuko umuntu Brian hangane genda gake ndasaba ko buri muntu wese uri ahangaha twumve umuntu bita Eric Semuhungu Gore arekerewe tumwumva shangazi wande se shangazi umuntu shangazi ari umugabo so nahene shangazi ko dufata imyanya ine Eric fata ijambo mbwira abantu bari hasi mu tapi mukande kuri hatimi hanyuma noneho dore tugeze twasuye kuri 18 twa turi kuri 5 muyikandeho hanyuma mbibutse tugende gake mbibutse ko iyi myanya inira ahangaha ukora hara kuri goro ugahita uzamuka twihuta kubana namwe nuko ntibyoroshye komeza Eric Gorego anyway Benda yavuze byinshi uranyumva turi kukumva
Okay, so Benda yavuze byinshi ariko ndashaka gutangirira kuri kino ngo cyo kumusaba. Man, wageje wanyu inshuro 3. Hano hari kamera everywhere, hano atari kamera ni mu cyumba. Twazisubiramo kuvugira next kamera nico wageze hano. Umuntu ugera hano tukaganira tukagira ute ni Caspi. Why welcome diwanjye in my house 3 times kuva twamenyana man. So nitangire kwipasa muremure ngo ngiye ngo naragusabye nta soni ufite wowe. Ufite proof yabyo wowe musaba. Nigeze mutereta n'amagambo y'urukundo nakwandikira mu gikari. Kuri abantu namwe muratangira mu umuntu najya bubaha nimukatangire kwipasa muremure. What the fuck you talking about? Nacecetse mutagira ngo nagize ariko nushaka creating beef hagati yanyu nawe ngiye urabakoze ku gituba kimwe. Gabanya amagambo Next ikindi. Eric amagambo y'ibishiri by'isore ntabwo yakora muri Tonde Brian aravuze ngo bihuriye. Brian aravuze ngo namusabye ngo rimwe kabiri gatatu ngo cyangwa incuro enye kandi ntabwo ari byiza kuzamura umuriro utazi na truth behind of the scene sibyo wari kugira ngo hashye nisamehe Benda twagiye gukomeza semo abagore bari kumva Benda arabizi abatipe ndya arabizi so nanga ari byo turaza gusubiramo hano kandi arabizi kandi nawe ukora arakuzi so rero wikwitangira kwikura mu kimwaro utangire ngo uvuge nabi ikindi yes arabizi of course hari cyo namuyica gusa hari cyo atazi arabizi man so ikindi ngo nigize ngo umuyobozi ngo itondese ngo nigize ngo umuyobozi ngo wa traffic ngo nigize iki kambisubiremo hari twakoreye mu tubari tugeze muri 12 hano mu gihe wa Kigali navuga akabari agiye akadenga deal nimwe akazana kuri table tukayakira navuga akabari na kamwe mu tubari 12 yagiye akadenga deal utubari most of them hafi ya twose ninjye watudirinze utundi ni kasi most of them hafi ya twose nyine mu Kinyarwanda ninjye watudirinze ninjye wagiye gasinya contract ninjye wagiye ukagira uti navuga akabari yagiye akadiringa akazana hano please aho kuvuga ngo muri Derash hari muri Nyakatsi se n'utubare ubu Bria ukoze mu mujyi wa Kigali utubare twinshi Derash wageranya na Debilonge Derash wageranya na People Derash wageranya na Antono Bria hari utubare ureba ukavuga you know wende kuri ho yahamuzamuye kandi nabwo nabikire mu mucyo kari DJ Caspi hamujyanye wowe nukuvuga ngo twaje ngo tubamusanga wenda ngo wasanga ari wadesha akazi yabivuze kari Caspi wabyumvishe okay thank you so niba nari mu bweti akabari kamwe kashobora kutwicira ahantu hose baba ngo turi gucika amazi arabyibuka neza twicaye muri lounge hanze bavuze ngo nango club ikora ngo kwera ama expenses yose ngo baspending hari mwarwana cyangwa kujya twave twishyuwe nkamwe ati mwana wa mama baba nacyo tuzi ntuzasubira hano hantu akabyemera yajya iryo umugore akamushyira mu mutima mubi none ngo ariko mwagiye muvugisha ukuri what the fuck man ni byinshi yavuga man ni byinshi yavuga ngo ndengo ndiryarye ngo narariraga ndahago ngende umugabo kwijambo rye narakubwiye none nabigusubiremo kwa gatanu turi people igihe Caspi yasanga ngo turi kurira twafatanye turi kurira turi goberana kubera emotion naramubwiye ati mwana wa ndagukunda nawe ndagukunda kubera ko sinifuza ko twakurekura mwana mbabarira kuwa mbere ntuzasubira arantu kwa twicira izina niba ataribyo namubwiye niki namwe ati nusubirayo nzakwirukana ni nako byagenze thank you next urakoze sinzi kuba indyarya ndanabivuga mundeba utazabangira ikazagashira ndi umugabo ku ijambo ryanjye ibyo navuze kandi nibyo nongeye nsubiramo nta muntu njyewe niyo natareka ibyo byo kuba guhostinga ntayo guhostinga 2018 njya za Canada ngo dufadura bizi wenda wandi tugenda ariko natayo guhostinga njya za Canada njya za Arizona njya za Ottawa za hose nangabye nizangeze mu Rwanda man ni ibintu nanjye kera you know so rero nuza hano ngwigire Rwanda nziza kwa ko twakubije kugira ngo kuri muri Derash tubigira hejuru kare weza net proof yuko nyenda guteretse cyane nagusabye nonsense next ukuri kwica umutumiranye ndakubwira urakoze next ngo ndindari okay urakoze cyane bebe na bebe nyuma y'ike zanyu nyuma ariko se Brian mwabitse nyuma y'ike nko kabyaramo Timo Brian mu mitinge Mike ako cyareka kwiyumvira uriyumvira cyangwa urashaka kwiyumva kuko muri kusakurizamo ntitwumva umuntu
ntabwo twe turi gusakurizamo turi gufana. turashize Benda mbere yuko tugana ku musozo urumva Benda njye ndashaka kubasaba ikintu kimwe sibyo muvuze ko hari amabanga mudashobora kuvuga ibyo mu gikari mudashobora kutubwira sibyo ufite evidence y'uko umugabo yagusabye ibyo ngibyo tubireke mani kuko n'undi naravuze ngo naramuka byumvishije ngo ahantu ngo azanyota ngo ngewe ngo ndanakoze ngo kubw'ababirigi